ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 2/6/2017 radiyo ijwi rya rubanda yahaye urubuga abanyarwanda babyifuza rwo kuganira kuri temu yiswe FDU inkingi uyibona ute. Icyo kiganiro cyari cyatumiwemo ababyifuza bose, baba abo muri FDU inkingi ubwabo, baba abo mu yandi mashyaka, baba abadafite amashyaka babarizwamo. Insanganyamatsiko y'urwo rubuga rwa twese yagiraga iti: turaganira ku bitekerezo by'ingenzi bikubiye mu nyandiko La candidature de Diane Rwigara, Metanu le FDU inkingi et partis associés, yatangajwe n'umuyobozi wa radiyo ijwi rya rubanda Simeon Musengimana, ndetse no kuri komantere abayobozi b'iryo shyaka bayikozeho. Bimwe mu by'ingenzi turi bwibazeho ni ibi: ese koko referendum yabaye mu mpera za 2015 niyo yavanye FDU inkingi ku gitekerezo cyo guharanira impinduka mu Rwanda binyujijwe mu matora? Kuki FDU inkingi y'ubu itakemera umurongo wa politiki Victoire Ingabire yari yarahisemo, yemeraga kandi yagenderagaho? Ugereranyije ibyo abayobozi ba FDU inkingi bavuze kuri Thomas Nahimana no kuri Diane Rwigara, bombi bashatse kwiyamamaza mu matora y'2017, usanga ko bagaragurika mu magambo, entre parenthèses double langage, deux poids deux mesures. Iryo garagurika ryerekana iki? Ese ko FDU inkingi yazibukiye inzira y'amatora mu kuzana impinduka y'imitegekere mu Rwanda, ubu yemeza ko yayisimbuje iyihe nzira? Iyo niyo nsanganyamatsiko y'urwo rubuga rwa twese rwateguye ku itariki ya 2/6/2017. Iki rero ni igice cya mbere cy'ikiganiro cyo kuwa gatanu tariki ya 2/6/2017 kibanze ku buryo abanyarwanda babona ubu ishyaka FDU inkingi. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi rya rubanda, uyu munsi ni tariki ya 2/6/2017, ni umwanya w'urubuga rwa twese. Ubu hano muri studio za radiyo ijwi rya rubanda dufite saa 12 irenzeho iminota 5. Nkuko nabibasezeranije, abifuza kugira uruhare mu kiganiro bashobora kuza guhamagara muri studio za radiyo ijwi rya rubanda, nkabakira noneho bakatanga ibitekerezo byabo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi nkuko nabibabwiye, turaganira ku bitekerezo by'ingenzi bikubiye mu nyandiko La candidature de Diane Rwigara, Metanu le FDU inkingi et partis associés, inyandiko yatangajwe nanjye kuri radiyo ijwi rya rubanda, ndetse turi buze no kuvuga kuri za komantere abayobozi b'iryo shyaka FDU inkingi bayikozeho. Bimwe mu by'ingenzi turi buze kwibazaho ni ibi: ese koko referendum yabaye mu mpera za 2015 niyo yavanye FDU inkingi ku gitekerezo cyo guharanira impinduka mu Rwanda binyujijwe mu matora? Icyo ni ikibazo kimwe cy'ingenzi ntekereza dushobora kuri buganireho. Ikindi kikaba ari kwibaza kuki FDU inkingi y'ubu itakemera umurongo wa politiki Victoire Ingabire yari yarahisemo, umurongo yemeraga kandi yagenderagaho. Icyo ni icya kabiri. Ikibazo cya gatatu dushobora wenda gutekerezaho kuri uyu mugoroba ni ukumenya kuki FDU inkingi y'ubu itakemera umurongo wa politiki wa Victoire Ingabire, ndetse tukongeraho ugereranyije ibyo abayobozi ba FDU inkingi bavuze kuri Thomas Nahimana no kuri Diane Rwigara, bombi
bashatse kwiyamamaza mu matora y'ibihumbi 2017, ese usanga ko bagaragurika mu magambo, ese iryo garagurika ryerekana iki? Ikindi turi buze kwibazaho ni ukwibaza tuti, ese ko FDI inkingi yazibukiye inzira y'amatora mu kuzana impinduka y'imitegekere mu Rwanda, ubu yemeza ko yayisimbuje iyihe nzira? Ibyo ni bimwe mu bibazo ababishaka dushobora kuganiraho hano mu rubuga rwa Twese. Nk'uko musanzwe mubizi, urubuga ni urwa twese, buri muntu wese aratumiwe, baba abo mu mashyaka baba abatari abo mu mashyaka, kuko ni umwanya wo kungurana ibitekerezo. Ntabwo ari umwanya wo kugira ngo umwe cyangwa babiri gusa bisihinge kuri radio, umwe abaza undi ndasubiza, undi abaza undi ndasubiza. Ni ukugira ngo uwumva wese afite ibisubizo cyangwa se ibibazo kuri ibyo nsanganyamatsiko abe yafata ijambo, twimenyereze kujya tuvuga icyo dutekereza, kuko kugeza ubu ingorane ya mbere mu byo mbona dufite nuko abanyarwanda barebana ku jisho, batinya kuvuga icyo batekereza. Ni ibintu byabayeho igihe kirekire, bakumva yuko ufite icyo avuze ku muntu cyangwa ku ishyaka cyangwa ku muryango uyu n'uyu, aba abikoreye gusa kugira ngo asenye, asebye, agira ate. Kandi icy'ingenzi ari ukugira ngo abantu ndetse n'abo bene imiryango, bene amashyaka bumve neza uko abantu bababona, babone uburyo bashobora gukosora, kugorora aho babona koko bigomba. Ubwo rero nizere yuko abantu babyumva kubwo buryo. Ubwo mukanya turi bukomeze icyo kiganiro, turi bukomeze uru rubuga rwa Twese tubivugaho. Natangiye kwakira muri studio, hari umaze guhamagara. Niba hari abandi bari muri bashaka guhamagara muri studio kugira ngo tugirane iki kiganiro tugitangire twese, abari muri studio bari kumwe, nagira ngo bahamagare, ndaje mbakira uko baraba bagiye binjira mu kiganiro. Reka deja nsuhuze uwa mbere uri muri studio. Claire, komera Simeo. Uranyumva neza? Ndakumva neza rwose. Imana ishimwe, kuko habaho igihe ibyuma bintengushye. Ubwo turi buze kureba uko biri bugende, nihagira abandi binjira muri studio, ndizera yuko biragenda uko tubyifuza. Mukanya winjiye ndiho nsobanura ibijyana n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Sinzi niba wabonye umwanya wo kuyitekerezaho. Navuze yuko turi buganire duhereye ku bitekerezo natanze bikubiye mu nyandiko yanditswe mu Gifaransa, nise la candidature de Diane Rwigara metanu le FDI inkingi et parti associé. Iyo nyandiko yatangajwe kuri 16 z'ukwa gatanu. Nyuma yaho bigaragariye kuri nje ko hari ikibazo mu rwego rw'ishyaka FDI, kubera yuko nyuma yuko Diane Rwigara atanga conference de presse avuga yuko ateganya kujya kwiyamamaza, bahise babisimbukiraho batanga itangazo. Nkabona yuko habayemo ibintu byo gushamaduka no kwivuguruza, no kugira ibintu bita indimi ebyiri, kugira deux poids deux mesures, kuko ndari mpereye no ku buryo bakiriye nabi igitekerezo n'umugambi Padiri Thomas Nahimana na Claire Nadine Kasinge bari bafite cyo kujya mu Rwanda guhangana na FPR inkotanyi mu kujya mu matora. Uburyo rero babikoze byatumye ntangira kwibaza intese aba bantu bafite koko umurongo uhamye bagenderaho batwereka, cyangwa none bavuga iki ejo bakaba bavuze iki ejo bundi bakavuga iki, bakagoronzora amagambo kugira gusa ngo bajijishe
ariko atari ikintu kigaragara cy'umurongo koko wa politike bagenderaho bavuga bati n'uyu niho nahereye mbyibazaho, kandi kubyibazaho si kibi, ahubwo ni cyiza kuko abanyapolitike bacu bagomba kumenyera kuba accountable, kumenyera yuko abenegihugu bababaza ibibazo bijyanye na za gahunda zabo, atari uvuga gusa ngo nimutwizere ngo dufite ibyo turimo. Ibyo ngibyo birashoboka ku bantu banyurwa amanuma, ariko ntabwo ari byiza. Ntabwo tuzitoza demokarasi tutagiye tuvuga ibintu uko biri, kugira ngo ahagomba kugororwa hagororwe. Nagira ngo nkubaze Claire, iyo nyandiko waba warabonye umwanya wo kuyinyuzamo amaso? Nabonye umwanya wo kuyinyuzamo amaso nk'uko n'izindi zose zitambuka nzinyuzamo amaso, kandi n'ubu nongeye kuyinyuzamo amaso kuko nyine wari watubwiye ko tuyiganiraho. Nayinyujijemo amaso rwose. Hari ikibazo cya mbere navuzeho muri iyo nyandiko, kuko nk'uko nabivuze niyo turaheraho. Iyo nyandiko nayanditse mpereye nyine nk'uko nabivuze ku buryo ku itariki ya 3 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka, Diane Rwigara, ni umukobwa wa Rwigara Sinapol, yakoresheje ikiganiro ku iyo tariki, ikiganiro cy'abanyamakuru i Kigali, abamenyesha ko ateganya kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora yo mu kwa munani. Uwo Rwigara musanzwe mumuzi, abantu benshi basanzwe bamuzi. Icyo gihe abantu babyakiye, hari benshi bavuze ko bashyigikiye ko Diane nawe yakwiyamamaza, kuko abifitiye uburenganzira nk'abandi banyarwanda, muri bo nanjye ndimo. Ibyo wishyira ko Diane yakwiyamamaza nta gitangaza kirimo. Ntabwo rero ari cyo cyatumye ntekereza cya mbere na mbere kuri FDI inkingi. Icyantangaje ariko ni uburyo ishyaka FDI inkingi ryo ryabyifashemo. Abo muri FDI inkingi barashyushye, barashyuhaguzwa, maze bumva byanze bikunze bagomba gushyikira Diane Rwigara. Kugeza ku itariki ya 3 z'ukwa gatanu, abanyamashyaka bo muri FDI n'andi mashyaka ntibahwemye kutubwira yuko ngo amatora ntacyo amaze mu Rwanda rutagira demokarasi. Ntibahwemye kutubwira yuko ngo nta matora azaba mu Rwanda muri uyu mwaka. Bakomeje kutubwira yuko ngo ntawe bashobora gushyikira mu matora yo mu Rwanda kuko ngo nta demokarasi hari, ngo kubera yuko mu Rwanda ni ikinamico gusa, uwajya mu matora kwaba ari ugushaka gushimangira ingoma ya Paul Kagame. Ariko Diane amaze gutangaza ibyo ngibyo, bahita bahindure imvugo, bahita bashamaduka, bahita bavuga bati n'ubutwari budasanzwe tugomba gushyikira, tugomba kurwanaho n'ibiki byose. Bati turashimagiza cyane Diane Rwigara kubera ubutwari bukomeye bwo gushaka guhangana na Paul Kagame wa FPR Inkotanyi. Kubera rero ko narinzi uko byagenze n'ibyo bavuze igihe Padiri Thomas Nahimana na Claire Kasinge bari bagiye mu Rwanda bashaka nabo guhangana na FPR Inkotanyi mu Rwanda, nagize amatsiko yo kumenya niba koko abayobozi b'iryo shyaka bafite umurongo uhamye bagenderaho, cyangwa se gusa niba bagaragazwa no guhuzagurika nk'uko hari benshi bakunze kujya babivuga. Nuko nicyo cyatumye rwose natangiye iyo nyandiko ndayitangaza, ngira ngo na bene ubwite batubwire icyo babitekerezaho. Sindi busubire mu byavuzwe byose muri iyo nyandiko, turi buze gusa kuvuga ku bintu by'ingenzi, harimo kureba iyo reaction ya FDI inkingi ku bashaka kujya mu matora mu Rwanda, u Rwanda rutagira demokarasi, no kumenya umurongo wa FDI inkingi kubirebana no guharanira impinduka ikenewe mu Rwanda. Nibyo turi buganireho. Nakubaza rero nti wowe umaze kubona gusoma iyo nyandiko no gukurikira uko byagenze muri ibyo bijyana no kwakira gushimagiza ubutwari budasanzwe, ayo n'amagambo
yakoreshejwe bwa Diane Rwigara, ukasoma n'iyo nyandiko, uvuga iki ku birebana n'ukuntu FDI inkingi yabyifashemo? Simeho, rwose uzi ko naje ku ijwi rya rubanda no ku zindi radiyo zose mbabwira ntije gutanga ubuhamya bw'ibintu byabaye mu mateka y'u Rwanda ndeba, nicyo kinzana, nicyo nzi, nicyo mpugukiwe. Ubwo rero kandi ijwi rya rubanda nzi ko ryafashije abantu rwose kubona ijambo nyine bakavuga. Niyo mpamvu n'uyu munsi nabyitabiye nkavuga ntireka nze mbyumvire hafi, ariko ntabwo nshobora kujya kuza kuri radiyo nkora analize y'ibintu by'amashyaka. Nta n'ishyaka ngira, ntabwo donc reka dutegereze wenda niba hari abandi baza. Nababwiye ko ndebera no muri retroviseur, numva ikintu kingaruye mu mateka nkavuga ntaya mateka, nko kuvuga nti umuntu waza wese avuga ati mpagarariye abatutsi, mpagarariye abahutu, mpagarariye abatwa, nkamubwira nti ibyo bintu ntabwo bizakora mu Rwanda kuko nta n'umwe uzemera gushyirwa iruhande. Izo nkaba nabivuga, ariko kujya ku faire analyse y'amashyaka, nta shyaka mbamo, ntarashinze ishyaka, nakubwira ko ntazi n'impamvu zituma umuntu ajya yewe mvuga ibintu bitagira aho bihuriye n'ishyaka by'amateka nahagazeho. Ubwo rero reka dutegereze ahubwo tubone abandi baza noneho tubiganireho. Ntacyo bintwaye gukomeza gutegereza bakadusanga muri studio. Urakoze. Hari undi wari winjiye muri studio ariko bisa naho biri kumupfana, hari simbizi. Bon, ibyo ari byose buri muntu ashobora kugira ibitekerezo. Icyari gitumye nari nkubaje nuko nakubaje ntese iyo nyandiko warayisomye, ushobora nawe no kuba warayisomye ukaba wayikorera critique ukavuga uti Simeho ibyo wanditse aha n'aha ndabona byari sinabyumvise neza, cyangwa se nahibajije ikiniki. Wagiye ushingira ku bimenyetso no ku nyandiko zindi. Izo rero urumva ko ikintu cyanditswe ukaba warabijyanye ubisobanura, ntacyo nabyongeraho rwose. Icyo cyo narakibonye kuko wagiye uvuga uti ku itariki n'iyi iki gihe iki n'iki, voilà. Ariko icyo mvuga ni uko umuntu yewe dumwe menya uko mpagaze, n'icyo nzi n'icyo ntazi. Ntabwo rero reka dutegereze abandi b'abanyamashyaka nabo bazemo, noneho dukomeze tuganire. Ndahari. Sinangombwa yuko baba abanyamashyaka baza, kuko ngiye nshaka yuko iyi radiyo abanyarwanda bumva ko ari radiyo ya bose. Ntabwo ari radiyo abanyamashyaka bavugiraho gusa, ni radiyo ya bose n'abanyamashyaka barimo. Ntabwo abanyamashyaka bahezwe kandi nta abandi bahezwa. Mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi ntumira abantu kuza mu kiganiro, nasobanuye yuko turi buhere kw'iyo nyandiko ndetse no kuri za commentaire abayobozi b'iryo shyaka bayikozeho. Aho ngaho nagira ngo nibutse yuko numvise ikiganiro cyatambutse kuri radiyo Inkingi. Muri icyo kiganiro umunyamakuru yavuganaga n'umuvugizi wa FDI Inkingi, bavuga baca amarenga, bavuga ngo ku nyandiko ngo yanditswe ngo y'abantu banditse basebya, ariko ntiberura ngo babwire ababateze amatwi, ngo babwire bati turi kuvuga ku nyandiko yanditswe na Simeho Musengimana ku itariki n'iyi, ayipibiya kuri website aha n'aha no kuri YouTube aha n'aha.
iyo nyandiko ikaba yitwa gutya kugira ngo berekane neza yuko bubashye nibura abumva radiyo bashobora gukenera kujya kureba originali y'ibyanditswe n'ibyavuzwe, noneho bakareba niba ibisubizo bariho batanga bijyanye n'ibibazo byibazwagaho. Aho hantu narahanenze cyane, nge mvuga uko ibintu biri, kubona umunyamakuru amarana n'umuntu hafi isaha bavuga ngo iyo nyandiko yari ndende ngo iki byose, ariko nta na hamwe bigeze bavuga bati ni inyandiko imeze itya yanditswe na runaka, yanditswe aha n'aha, umuntu ashobora gushakira aha n'aha. Bakavuga baca amarenga, bavuga muri rusange, bavuga abantu ngo bashaka gusenya cyangwa iki. Ibyo bintu biri mu bintu mbona yuko byerekana imikorere idasanzwe, imikorere ififitse y'abanyamashyaka, cyane cyane abo bayobozi ba FDI inkingi. Abashoboye gukurikira ibyo bisubizo wenda nabo bazatubwira, ariko hagati aho ngaho iyo niyo remarque ya mbere nagira ngo ntange mpereye kuri iriya nsanganyamatsiko natanze. Remarque ivuga yuko izo za commentaire bazitanze ariko ntiberura ko zijyana n'iriya nyandiko, kandi ntibagenda basubiza ikibazo ku kindi, paragraph ku yindi, kugira ngo bamara amatsiko umuntu wese waba ashaka kumenya ukuri ku bibazo byibajijwe kuri FDI inkingi muri iyo nyandiko. Nagira ngo nakire undi muri studio wahamagaye. Allo? Allo? Komera, ni wewe? Mukomere. Mumeze mute? Tumeze neza. Watwibwira akanya gato hanyuma tugakomeza? Ngewe nitwa Jean Bosco Habiyaremye, nkaba mpamagaye n'urutse muri Norvège. Urakoze. Sinzi niba wabonye umwanya wo gukurikira tugitangira uko nabitangije, ariko inyandiko nahereyeho ni iyo yitwa la candidature de Diane Rwigara Metanu le FDI inkingi parti associé. Niyo nahereyeho mvuge nti reka tuze kureba noneho icyo abantu bayitekerezaho n'icyo abantu batekereza ku bisubizo byatanzwe n'abayobozi b'iryo shyaka. Waba warabonye umwanya wo kusoma bimwe muri byo cyangwa kumva kuri radio bimwe muri byo? Iyo nyandiko uvuga wanditse mu Gifaransa ntago nayisomye, ariko hariyo nigeze kubona mu Kinyarwanda, aho wavugaga nyine watangaga ibitekerezo nyine kubona Diane Rwigara. Iyo ngiyo nubayo nayo nayibonye. Iyo ni yindi. Hanyuma hari na komentare wigeze gushyira kuri Facebook, nabwo yatanzwe nyine n'umwe mu bayobozi ba FDU. Iyo nayo ndumva nayo nayibonye. Bon, icy'ingenzi ubu ngubu ni ukureba nyine uko ibyo bintu byagenze. Mu nsanganyamatsiko nabajije ntituri buze kureba kwibaza ku kibazo cyo kumenya ese koko referendum yabaye mu mpera z'ibihumbi 2015 niyo yavanye FDI inkingi ku gitekerezo cyo guharanira impinduka mu Rwanda binyijijwe mu matora. Ibyo nabitekerejeho kubiganiraho, kubera yuko muri iyo nyandiko nyine nasobanuye nerekanye yuko bari basanzwe muri FDI inkingi kuva Victoire Ingabire yafungwa. Uwo mwaka bahise bava ku ntego, bahise bava kuri wa murongo wajyanye Victoire, noneho bahita bumva yuko batazongera gushishikarira icyitwa amatora mu Rwanda, ngo mu gihe hakiri igitugu mu Rwanda. Ariko hagati aho bakaba batagaragaza ku buryo tubibona
icyo basimbuje iyo nzira y'amatora. Ubushize kuri radiyo Inkingi umwe mu bayobozi wavuga ko avuga mu kigwi mu mwanya wa FDI Inkingi n'amashyaka bafatanyije P5 P5 yakoze ikiganiro kirekire hamwe n'umunyamakuru yirarira asobanura yuko mu kwa kabiri kutazarangira ukwa kabiri kw'ibihumbi 2017 ko kutazarangira batarakora ku mbarutso ya revolution. Bavuga ngo yuko bateguye ko hagomba kuba revolution mu Rwanda, revolution ngo imena amaraso make, ko ngo impuruza, icyo bise impuruza, nge navuze ko ari ifirimbi, bo baravuga ngo no, ngo ni impuruza. Okay, impuruza ya revolution ngo igomba kuba yabonetse ngo mbere y'ukwezi kwa kabiri, ngo nibwo abanyarwanda bazamenyeshwa ibyo bagomba gukora kugira ngo iyo revolution nk'uyu mwaka ibe. Ariko byaje kugaragara yuko ari umuntu wiganiraga Ndereye Karori, yiganiraga yirarira. Byaje kugaragara ko n'abandi batari babizi, abo bavuga bafatanyije mu mashyaka, ndetse biza kugaragara ko urabona hashize amezi 5 nyuma yaho ko icyo gitekerezo ntaho kiri. Nkibaza rero ukuntu mu gihe cy'isaha yose umunyamakuru kuri radio yabo bamara bavuga ngo P5 ngo igiye gukoresha revolution, ngo bari kwiga gusa ukuntu yamena amaraso make, ariko ngo bari gutegura revolution ngo mu kwa kabiri bazaba baduhaye impuruza, kugeza ubu bikaba bitarabaye. Ibyo rero bikangereka yuko harimo guhuzagurika, harimo ikibazo ntibemera amatora. Byararangiye kuvaho bafatanyirije na RNC, ntibemera amatora, ariko ntiberura ngo batubwire inzira nshya bahisemo kuzakoresha. Sinzi niba hari ubigeze yumva FDI Inkingi cyangwa iyo radio isobanura ukuntu mu kwa kabiri bazatubwira ibirebana na revolution. Waba warabyumvise Bosco? Icyo kiganiro rwose cyo naragikurikiye ubwo cyo koza muri icyo gihe nyine nyumara kucyumva na komentare nigeze nyigiraho, naravuze ni ubwo babidutangarije kandi bikabitangajwe n'umuntu w'umugabo, ubwo reka twizere kuko ibyatangarije rubanda bazabishyira mu bikorwa. Ariko nyine ntago ariko byagenze, na n'uyu munsi nta kintu turumva kuko bari bavuze ko ngo impuruza izagera kuri rubanda mu kwa kabiri, ariko rwose kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nta kintu kigeze kigaragara. Ubwo rero kuba nta kintu kigeze kigaragara nyine ni ukuvuga ko nta cyakozwe, kuko iyo kiza kuba cyarakozwe yenda se twari kukimenya, cyangwa se haba hari icyahindutse, cyangwa se hari aho bageze bakabitubwira nk'uko bari babidusezeranije. Ntago byigeze biba nk'uko bari babivuze. Ubwo ngubwo nyine aho ngaho umuntu nyine yakwibaza akavuga ati aba bayobozi, aba banyamashyaka baza bagatangariza rubanda, bakayizeza ibitangaza, hanyuma rubanda igategereza igaheba, bite niyihe mpamvu, byifashe gute? Nyine bidutera kwibaza aho abayobozi bamwe nyine baza batubwira ibintu ariko bikarangirira mu mvugo. Ibyo rwose narabyumvishe, ariko nyine ku ruhande rwanjye ntago ari ikintu nashima, ntago nigeze mbishima rwose, aho maze kubonera ko ibyo batangaje bitabaye, cyane ko nk'uko mwatangiye mubivuga kuva ishyaka Ishema ryavuka, ngiye nakunze kumva ibiganiro ishyaka Ishema ryatangaga, inzira ryari ryarahisemo. Kuva icyo gihe natangira kumva, donc natangira kuba umuntu ukurikirana uko shoboye ku bintu bijyanye na politike,
ntago nigeze numva igitekerezo cyo kujya mu matora inzira y'amahoro. Ntago nigeze numva hari amashyaka mu mashyaka yose dufite ari muri opposition, ntago nigeze numva bagishyigikiye uretse amashyaka make yaje ari avuga ko ari muri nouvelle generation. bigeze aho kujya mu matora, nabyo nk'uko mwari mwabivuzeho nyine ntago ari inkuru nshyashya, ni umuntu wese wabashije gukurikira yarabyumvishe, ntago ari amazimwe. ni uko igitekerezo cyo kujya mu matora niyo FDU yewe na RNC ari amashyaka ari muri P5, mu by'ukuri ntago yigeze yemera ko ari igitekerezo cyiza. Bavugaga ko ngo ari ukuvalida amatora, k'amatora yarangije kuba, ko ari ugushyigikira leta iriho nyine. Ariko nubwo iyo nzira batayemeraga, burya hari ukuntu ushobora kuba utemera inzira, ariko yenda wowe hakaba hariyo wemera, hakaba hari ni yenda surimo unayitegura, ibyo byo biba ari bizima. Nuko gusa bo icyari kibabaje cyaneye kwibaza, kandi nekereza ko atari nge gusa ahubwo ari n'abantu benshi, kuko abantu bavuga ko ari abanyapolitike buryo iyo barimo bavuga bazajya bamenya ko mu by'ukuri rubanda ibiri gutega amatwi. Niba uri kunenga uvuga ko igitekerezo kidashoboka, wakagombye wowe kwerekana igishoboka, kandi rwose ukanagira n'uruhare nyine rwo kugikora. Ushobora kuba waba ukeneye ubufasha utagishobora wenyine, ariko noneho ukerekana ko watangiye ikivi, noneho abantu nabo bakagufasha kucyusa. Rero icyagaragaye nuko hazaga nyine gukritika ko ari ukujya kuvalida amatora, ko bo batayashyigikiye, ariko hagati aho ngaho nibatubwira noneho bo ibyo inzira noneho babona yakwifashishwa. Ubwo rero byarangiye bigenze gute, barimo batubwira ibyiriya Muruza nyine ngo yagomba gutangiza revolution, yagomba kuba mu kwa kabiri. Ubwo ntabwo twarategereje, twarahebye ngayo nguko, na uko nyine byagenze, nta kundi twabigenza. Ariko ntabwo navuga ko ari ibintu byo gushimwa na ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye, ngewe nka rubanda rwose narabigaye. Urakoze Claire, wenda ibyo bose kavuze turi buze kugira bimwe tugarukaho birebana nuko byagenze icyo gihe. Ariko Claire, wowe narimbajije kubirebana n'ibyo by'impuruza yo mu kwa kabiri, wowe waba warigeze wumva ibyo bintu babivuga, ubitekerezaho iki? Nanjye icyo kiganiro naragikurikiye, nanjye narabyumvise, kandi nagize igihe gewe cyo kubibwira bene byo ko bidahuye. Ariko nk'uko nakubwiye, ntabwo uriya mugabo abikoreye analize neza, ntacyo namurenzaho. Ariko kubyumva narabyumvise, no kuba narabibwiye abo nabyumvanye narabibabwiye, ntacyo narenzaho kindi. Ubwo ibyo birebana n'iyo mpuruza, njyewe nakongeraho yuko byagaragaye yuko uwo muntu wabivuze ko ari ukwirarira gusa, ko nta n'icyo bari babiziranyeho, kubera yuko hari na groupe twarimo, groupe de discussion WhatsApp, harimo abantu bo muri FDU. Igihe nabizanaga mbibamenyesha, mbabwira nti ese ya mpuruza ya firimbi mwavuze ya revolution iratangira mu kwa kabiri bigeze he? Bose baravuga bati ibyo bintu bya revolution ngo itamena amaraso, ngo ibyo ntabwo ari ibyacu, ni Simeon urahimba, nta muntu wigeze abivuga wacu, ntabwo biri muri za gahunda zacu. Hanyuma byageze aho mbashyiriraho za extrait z'ibyo radio yabo yavuze mu izina ryabo, ngo ni amashyaka 5 P5.
noneho baramanjirwa batangira kuvuga ngo ko navuze ifirimbi ngo atari impuruza, ngo impuruza yongo izaza, ngo nditiranya amagambo. Na nubu turacyategereje, ariko ngewe byanyeretse yuko harimo ikibazo gikomeye cyane. Twizera abantu mu gihagararo, twibwira ngo bafite ibitekerezo nk'uko bari basanzwe babifite mbere, ariko maze kubona yuko ubu ngubu hari abantu bariho bakinisha rubanda, bajyana hirya bakajyana hino, bakagorora igihe bashakiye. Ibyo ni ibintu bisigaye bimbabaza, kuko kugaragura rubanda ntabwo biri mu nshingano z'abanyamashyaka, niyo baba bavuga ko bari muri opposition ngo bari hanze. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro cyo kuwa gatanu tariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2017 ku nsanganyamatsiko yitwa FDI inkingi uyibona ute. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.